ibintu ntabwo biba. Jewe nirwe mu rugo ngumeyo umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu, ubu se umuntu yazageza he? Abayobozi baraho bari kurya baricaye baraho ngaho nta kibazo bibabwiye, abantu nese bari kuduhira. Aha turi ni mu karere ka Rwamagana, umurenge ni wa Nyakariro, akagari ka Gishore, umudugudu wa Rugende. Nk'uko mubimenyereye, televiziyo yacu ni ijisho ry'umuturage. Twaje muri uyu mudugudu kumva ibijyanye na gahunda ya Guma mu Rugo. Twahasanze umuturage mu rugo rumwe twatirimo dutembereramo, umva icyo yadutangarije. Ni kwa mugabo umunyamakuru cyane rwose. Jewe hari abantu baza hano bagenda banteka imitwe bambwira ngo n'abanyamakuru, bakaza bakumva ibyanjye ntagire icyo bambwira, ntagire icyo bamarira, utamerera nkabo rero. Cyane rwose, amakuru yawe aragera kure kandi hashoboka abe yagira n'icyo akumarira kubw'amakuru uraba uduhaye. Ubu rero dutangiye inkuru yacu, turi muri gahunda ya Guma mu Rugo. Ese nkawe nk'umuturage uri mu rugo izi saha, uyu munsi urabona bimeze bite, byifashe bite? Ubu rero turakennye, badushyize mu rugo. Nk'abanyamakuru ni mwebwe mwakagombye kugenda mukatugerera ubukuru, mukatuvuganira, mukarakora icyo mwatumarira. None nkamwe mudufashe iki? Ubu rero televiziyo yacu bayita ijisho ry'umuturage. Ikintu ikora, akazi ikora ni ukuba yagera ahantu hari abaturage bababaye, ikumva amakuru yabo, ikaba yayashyikiriza ubuyobozi bukuru bw'igihugu, bukaba bwagira icyo bubamarira. Ubu se muzabigezayo? Ubu ngubu igihe tumaze bimaze iki? Mwebwe mwakagombye kuza hano mufite icyo mutuzaniye, none muje gutyo nta kintu mutuzaniye. Ubwo mwakagombye kuza muvuga ati dore ngibi, mukafata ibindi mukagenda mukababwira ati bameze gutya, none nta kintu mudufashije. Ese biramara igihe kingana iki? Rero wa mugabo we, uko tubibona rwose ijisho ryacu rirareba, uri umukire, turabona wambaye neza, uri mu nzu nziza. Ubu tuvuze ko iyi nzu nta kintu kirimo cyo kurya? Uko bibona do, nta kintu rwose kirimo. Ni ukuvuga ngo mbese Guma mu Rugo yaje nta kintu turiho, nta n'icyo dufite. Ahubwo mwebwe nimwe mwakagombye kudufasha. None muradufunze. Niba umuntu ejo yakoreye 1000, niba umunsi yari gukorera ikintu tukarya turarwo tuvuye mu rugo, gwese ubwo muri kumva twe twabigenza gute? Nta kundi, nubwo gutegeza ubufasha bwanyu. Niba ari n'inkunga bazanye mukatugenera, ubwo nta kundi twe twabigenza. Ubu rero wa mugabo we, urabizi leta yacu y'ubumwe yashyizeho iyi gahunda ya Guma mu Rugo, ireba ingero zose. Hari abaturage bakora akazi nyine ko gupagasa, bakarya uko bavuye mu rugo. Ibyo rero leta yacu yarabirebye, ibishyiraho akadomo, iravuga ati uyu muturage utagiye mu kazi tugomba kumufasha gutya na gutya. Umudugudu wanyu, umuyobozi wanyu, uw'isibo, uw'umudugudu cyangwa uw'akagari, nta n'umwe muri abo ngabo urakugeraho? Nta n'umwe uratugeraho. Aratugeraho se ejo nahuye n'umudugudu, aba aramwe kutamba agapfukamunwa. Wese agapfukamunwa n'ibyo kurya, ibyo aho kugira ngo amenye ibyo kurya kumbaza agapfukamunwa nakagombye kukambara nirinda, mfite n'icyo ndi burya. None se wakirinda ibyo udafite n'icyo kurya, ubundi wakirinda ushonje? Nta kundi rero umuntu yabigenza, ni ukugira ngo, ariko ntabwo ari ukwigomeka. Ni ukugira ngo umuntu niba akatiye ku muhanda akibagiriwe mu rugo, ntabwo avuga ngo yayanze gukambara. Ibyo ngibyo ntabwo avuga ngo niba uhuye n'umuyobozi ngo ahita akubwira nabi, niba ari ikibazo ugiye kumubwira ugasanga muhise muserera, ibyo ntabwo ari ikibazo. Bivuze ngo mwebwe inkunga leta y'igihugu yatanze nta n'imwe barabashyikiriza? Reka da, ahubwo se bwayo mahirwe twayakura he? Tuzibonye ntabwo twajya mu muhanda. Twagombye kuguma hano
tugenda tubwira bagenzi bacu nabo bakajya gufata ibyo barya ufata bakara ko nacyo byo byabagera, ariko ntago ndabibona, nta n'uwo ndahura nawe ambwira ko yabibonye. Nese ubwo njye nahera njya kubisha nabishakira heza, ahubwo mudufashe mutubwire uko bimeze naho nuko tuzabizana, mudufashe mutubwirire abayobozi. Televiziyo yacu nyine nk'uko wabyumvise yitwa Ijisho ry'umuturage. Urakoze cyane kuba duhaye amakuru, tugiye kugenda tugukorera ubuvugizi. Ndakeka mu minsi nk'ibiri iri imbere byo kurya uraba wabibonye. Nabibonye ibyo kurya nabibonye cyane, mwaba mukoze. Gusa ubwo twaba tubashimiye bitugezeho, ubwo twazabahamagara mukaza tukababwira uburyo natwe twishimye, mukazaza tukishimana na gahunda yo kuzava mu rugo tugiye mu kazi runaka. Ngo murakoze. Aha turi mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Nyakariro, akagari ka Gishore, umudugudu wa Rugende. Ubwa MTV yari Minani Jean Bosco.